Mucyanika hari mucyanika no kucyanura no kukirinda ngiye ni mucyanika wanika igiki no kwanika igiki ikiringiti bwo ngubwo nase bahise mucyanika yego iseka rusange ubusubu man ramfate nade uranunguye nenigire muri shooting ahantu uramamagaye ahubwo babikubaza akase bagira gashyira kakurinda umubu nabyo ngiye kuvuga aho ikibazo ndibaza ahubwo ni cyurinza aho ngaho aho ngaho ndinze kipana gitakara urizitiye uhe mubaho ngiye muransa ngiye ukuvuga urukumva akwambika ibisitaza nawe no sister urukumva nawe no sister kwa yangisi ni muri RBC baguhana supanete tramibo inaga dizitamiye man ndacyabyibaza ari umusiza kawe nawe mabango ngubu tuvugana ngo nambariye kwa yangisi ngo niho nambariye nkibaza kandi avuye Kanombe nkibaza ubu ngubu yavuye Kanombe ajya kwa yangisi kwambarirayo yagiye yambaye ubusa bikancanga man Oh yes, ndagusuje kandi ngo ikaze wahisemo gukurikira The Next Media aherere mu bice bitandukanye by'isi mu mpande zose z'igihugu gushimira wowe ubana natwe buri munsi nkuko twabibasezeranyije buri munsi tuzajya tubagezaho impano zigiye zitandukanye. Uyu munsi no kubagezaho impano zigiye zitandukanye kuri screen zanyu murabonaho umukapo ariko rero yego agiye kutwibwira ariko reka mbanze mbabwire ngo ninde abantu bakurikira Gens Comedy muri iyi minsi turi kubageza abantu bo muri Gens Comedy cyane mwarabakunze natwe turabyishimira bamwita Mbutiyaje ngateza Mbutiyaje kuri social hose ateza Mbutiyaje turamwakiriye tugiye kuganira nawe Mbutiyaje bimeze bite murakoze cyane mbere na mbere mbanje gushima kuba munyakiriye urumva umeze ute kwicara kuri imbere ya kamera za Next Media TV abantu baseka man niko man iby'agaciro cyane rwose biranshimisha byahatari umeze gute ahandi bisanzwe ubuzima busanzwe urebeye inyuma nta kibazo imbere se imbere kuko nawe uca kuhareba n'ubundi ubwo iby'imbere biraguma imbere iby'imbere biraguma imbere ariko usanzwe nta kibazo kabisa nta mutima mubi uyu munsi umuntu ubonye Mbutiyaje Comedy yego kubonye uyu munsi akakubona bwa mbere kuri izi kamera za The Next Media Mbutiyaje ni muntu ki Mbutiyaje ninde Mbutiyaje avukira hehe yakuriye hehe ureke yambaza naza kugibagirwa Mbutiyaje sibyo uretse utaza kirashobokara bashaka Mbutiyaje yego mu rugo ni Nyamagabe ku Gikongoro ndi umwana ku Gikongoro buriya kabisa ahagana he ku Gikongoro ahantu bita Mucyanika hari mucyanika no kucyanura no kukirinda ngiye ni mucyanika wanika igiki no kwanika igiki ikiringiti bwo ngubwo nase bahise mucyanika yego abahazi barabimenya n'abantu baho mutere comment mutubwire kabisa barahazi ngewe nitwa Mbutiyaje Comedy ku mbuga nkoranyambaga zose TikTok, Instagram na Facebook na YouTube channel yanjye na yose byose ni Mbutiyaje byose na Mbutiyaje tukira aho ngaho abantu bo kuri The Next Media munyarukire kuri social media za Mbutiyaje n'abantu bashaka kumbona ucyandikamo Mbutiyaje Comedy utubona ibigano byose nagiye ngira ama performance nagiye performinga hose byose bitabiza aho turaza kuhagera bakore subscribe kuri Mbutiyaje Comedy nabo nyifite subscribe 300 na tukubyibuse twuzuza igihumbi hano kuri kabisa sibyo mu bikore rwose nk'akazi mwihangana mu bikoze mugende mu following Mbutiyaje cyane kuri kabisa bahasho kuri Instagram ni show ya shosho ari umuntu ujye ubivuga nzi kamera woman wanjye kamera woman wawe sibyo uyu munsi ufite stages uyu munsi yaravuze ngo umunsi baragusanga muri Gens Comedy uyu munsi ndakora muri gahunda y'iseka rusange Gens ka Kigali bana tuhabane kabisa abantu bamambira ngo se ngo kurutike nangahe
iki man uragenda atabibona rwose amatike Kw'isoko ntabwo rusange. VIP ni 10 ahasanzwe ni 5 nabirenze man ugaseko gatembagara imusara butundiga bita kirisizi abataramubona rero mwazamuka mubona niyo mahirwe yo kumubona niyo mahirwe yo kumubona kabisa yego ambutiyaje komedi wari ukitubwira uvukira Nyamagabe kucyanika wakuriye hehe watangiye ibi bintu bya komedi gute ibintu bya komedi ngewe aho mu rugo iwacu naho nakuriye ariko ntabwo ndi gukurira ubu ngubu ubwo byatari man narabyirukiye ariko ntabwo ndi gukurira ariko ndi kubyiruka no gukora byose kimwe narabyirukiye wowe ntabwo uri mu kiganiro ntabwo bikora wowe uri umukamera uriya n'umukamera ntabwo bimureba none gusa nyine bundahaye i Kigali nyine ubu nyine n'ibintu byawe byose ubikora niho turi gukorera kabisa i Kigali yego ubu ukomoje ngo niho muri gukorera n'abandi nyine bagenzi banjye kuri YouTube channel yawe ukunda gukorana n'abahe bantu kuri YouTube channel yanjye hari umupeti witwa Safari Njema man umutipa ritanga byatare aremera akavikana mbe mu Musanza yaza n'amaguru yaza n'iki ariko nagajya nenguha muri shooting yanjye n'abandi batipe harimo abitwa ba Mucyo nyine abo ntago mwabamenya ba Mucyo nyine ntago baramenyekana nayo bararirimba ariko Safari Njema baramuzi baramuzi TikTok nawe arahatwika yego arahatwika nk'umuntu nzi witwa Muhesora muhe hubwo abantu bacu abantu ba hano baramuzi muhe wana subscribe kuri channel ye aje hana duha show wana kabisa no kuri channel yewe agiye kujya baha show yego twagiye twa tukiri kugira gute tukiraho kiragira ukuntu tugenza muri ya gahunda y'iseka rusange man uramfate nade uranunguye nenigire muri shooting ahantu uramamagaye ubwo se none ngutera brag ndi performing ariko namahirwe gusura cya prodinga brag zanye gusuga urumva reka nsigaze ndi butere man sigize uri kubite hariya kwiseka rusange ariko natwe sigutugize ukuntu tugenza hano kuri The Next Media The Next Media kireka ina mbabwiye nyine nk'agasitore nyine kagiye man utuntu nyine nagiye nkunda twa hato na hato cyase tuntu twagiye nyine tutsa nyine kungiye ku giti cyanjye ngewe twagiye tunsetsa ariko twanye twotwo natwo turahari natwo turahari kabisa man urabona siko ikibungo man ibintu byose byabaye make hari moto za make sibyo hakaba na phone za make hadutse n'uburozi bwa make wa musore we make wamara gutanga uburozi bwa nyine bari gutanga uburozi bwa make igisaka noneho bakoze n'indirimbo yayo man ya make ngo ku giciro nk'icy'umuneke tunga uburozi ku giciro nk'icy'amata tunga amahembe ku giciro nk'icy'umuneke tunga inzaratsi ngo byose ni make man ngo uburozi bwacu ngo buri mu biganza byanyu man aka publicité nakumvise ndavuga ati byaba ari sawa man yego nta kibazo karajya hanze urabibona kuri ambutiyaje tugiye kureba ku myambarire yawe yanjye ukuntu uba wambaye ariko hari akantu mu buzima kakunda kumfasha byatari kuko wakunze kwinjira mu buzima bwanjye kamaze nkavuge ariko nabirenze man hari akantu kajya gakora kumfasha niyo mbona ikibazo ndagatekereza ati kavuga ngo isi nigusekera uzayirakarire siko none ni kurakarira uziye kwisekera nimuzigeze muhuza na rimwe ukahora ubisikana n'isi kuko ntago ari mama wawe akantu kumve neza atari mama wawe isi yarakubyaye wowe dore umuntu wabyawe n'isi ubwo wavuye mu nda y'isi ampaye kanita irakiri kare ntibavuga ngo twavuye mu nda y'isi ngumambe mu gitaka tuzasubirayo isi tagaswira yego rata ni kivejuru yego twikomeza nta kibazo karagaciyemo nk'umukamera w'umanuri hano ukogera azi ko ntamwirukana bakwirukana bugisinya kontara yego nari ngiye kuvuga nti reka turebe ku myambarire yawe yaje uteje abantu hanze aha ngaha
muri kuyibona iyo nkweto nako barayizominga hasi urabibona nta kibazo ngambwira imyambarire yanjye iyi nkweto ni ubuhe bwoko wambaye iyi nkweto rero ubwoko bwayo nticongo nk'izindi nyine ako kantu aka ngaka ndeba aka ngaka man uzi ko ntabwo bajya banga ngo runaka ngo ni igisitaza aka ni igisitaza cyanjye ni igisitaza cyawe kandi ndagusitara kano ariko ntujye uyihanagura uzi amavuta iba yagize mani ntigihanagurwa iyi nkweto yanjye mani ni umuti ahubwo ahubwo batabimenya oya turacyakomeje ntabwo turagera ku masogisi hano bari kugenda batwereka amasogisi nyine bimwe navugaga n'umukara irindi bara ni iri nyine bimwe navugaga ni grey ni ipusi nyine bimwe navugaga nta mpamvu yo guhuza n'ikintu mani njye sinzi ukuntu mbayeho ntabwo njya nkunda guhuza n'ikintu mani muri make urasobanya ariko ntabwo ndi igisobanya ngo rintu kibura buryo ko ni ikibura buryo ntabwo ari njye ubivuze nta kibazo iyo mba ntafite mikoro niko mba mvuze ipantaro ubu urayiciye uruhande rumwe urundi ruradozera gucika ni ukubyibuha narabyibushye iraturika tukuremere hano kuri The Next Media tukurabire mu ndemere se ntago nabyanga mukayidodesha se nasanze ari sawa kuyidodesha mu byihorere ni akazi ni akazi kabisa ibi ni amaco y'inda mwana ni amaco y'inda ni amaco y'inda ibi bintu wakuye Nyamagabe uraje Kigali uradushutse uradushushanyije ushyizeho supanete uyu ni umukandara mani byose ndagusobanurira nsobanurira uburyo kijya kwambara n'ikirere bagishyiraho sibyo n'ikirere bagishyiraho ariko nyako nyine nshyizeho supanete ni umukandara mani uyu ni umukandara niwe ufata mu nda supanete uzi akamaro kayo imara iki irinda abantu uburwayi za malariya supanete irinda abantu uburwayi supanete kurinda uburwayi turinda malariya supanete ni inzitiramibu tandukanye supanete ni inzitiramibu none bitandukanye iyi ni supanete hari inzitiramibu nsobanurira nese akangaka wagashyira akana iyi ni inzitiramibu warayiciye ahubwo babikubaza akase bagira bagashyira kakurinda umubu nabyo ngiye kuvuga aho ikibazo ndibaza ahubwo ni icyo urinze aho ngaho ndinze ko ipantaro gitakara urizitiye uhe mubaho ipantaro yawe yanacitse nzitiye uhe mubu reka kiri kureba ngo yacitse nzitiye uhe mubu uzitiye uhe mubaho ubwo hari imibu ushyizeho ntuza ushyizeho igikandara uyu mukandara nibavuga ngo irazima kandi byose bifata mu nda ntange se utafashe mu nda aho kurya amandazi wakishyiraho uwo rwose byumvikana uramfata mu nda uyu nguyu nawe uri kuyo kibazo iby'ubuzima ibyo ubona kandi nshaka ndi mwarimu ako wa mugani abanyamakuru ngewe kumva abanyamakuru ngiye muransamana ukabaza umuntu wese ngo wiriwe ute ngo waramutse ute kandi mu by'ukuri umuntu munabana man njye abanyamakuru agomana ashoboye man ibiri seriye man ari umunyamakuru navuze ari umuniga bakunda kubana sibyo barabana aje akunda kumuha ama interview kenshi amaze ngo se ngo afunguye alubumu ngo umeze gute kandi man alubumu se yafunguye niyi ntago namwamamariza kuko ntago namwamamariza kuko ntago alubumu ntago ayifungura amafoto ntayagira na alubumu yinuze man erega man n'indirimbo imwe isigaye yitwa alubumu ese urumva biri seriye man n'indirimbo imwe isigaye yitwa alubumu ugiye kumbera nka nuze man uriya mutipe afunga alubumu yitwa ibishingwe nuze Ama-G The Black yamaze amezi na n'ubu ntago atajya guhembwa yamaze ukwezi kwa mbere afunga alubumu yitwa ibishingwe baranze kumuhemba ukwa kabiri banga kumuhemba none cyane yamwandikiye SMS ngo najya atanga y'ibishingwe kako yasohoye ibishingwe ahubwo natanga y'ibishingwe twakomeje ushyizeho icyo ni igisarubeti noneho ikibazo cyawe wanakuyeho ikigo cy'abandi uzi ko aho hantu hari izina nyiraryo asuzume ko kamera zitari buhagere sawa nyine amenye neza ngaho byereka Nyarwanda nibereke dore nibereye bibiri he waribye bani wibye isarubeti urangije usibaho ibyo ubona sibyo kamera ibubone umukanishi wabuze isarubeti wese iri kwambutiyaje niwe wayibye
Iyi ni umwenda w'akazi man. Yego. Isarubeti isobanuye iki mu bintu ukora bya comedy? Sarubeti. Sarubeti buriya ni style man, ugena n'ibingibi. Nago nakambara no pantaro. Kushamura n'abazamani. Nago akambe no pantaro, nago akambe no pantaro ngo ina sarubeti nyingi. Barambwiye ngo nimbaze yange so kwambika. Gorate. Ariko uramwamamarije ariko naribi. Eza kutamuza gucura rega abantu. Ariko nubundi urikumva? Reka twamamarize n'undi ngiye niwe wanyambitse. Sha utamuza abakiriye. Ntabwo yazongera kubona. Nago ariko man ngiye muransa ngiye ukuvuga urikumva. Akwambika ibisitaza. Nawe n'umusista urikumva. Nawe n'umusista. Kwa yangise ni muri RBC baguhana supanete. Tramibo. Inaga dizitamiye man ndacyabyibaza. Ari umusista kawe nawe mabango ngubu tuvugana ngo nambariye kwa yangisi ngo niho nambariye nkibaza. Kandi yavuye Kanombe. Nkibaza ubu ngubu yavuye Kanombe ajya kwa yangisi kwambarirayo yagiye yambaye busa. Bikancanga man. Ngo ariko ubustari buravuna. Ngabastari muravunika. Man byahatari. Warubizi se? Nanye nikizemo byahatari man. Wakoze baririmbye. Ndomustari man. Ndomustari mu nzozi. Mu nzozi ujye ubirota. Ego ngo rumwe mu bantu baraye muri Amerika nari hana mukundana byanya. Ariko mu nzozi. Oya. Nuko rero twikomereze. Mbere nk'ibintu naraye mbonye Girite Hotel. Hagenda yivuzera. Nacyo dukomeze. Wabonye ibiki? Dukomeza nuko style yanjye noneho. Mutere comment nzagaruka mbibabwira. Nta kibazo. Rinete ijisho rimwe. Ari ntuzura yikata. Arije icyo kintu cyo muri Rinete cyitwa ngo. Anje nago nyizi. Iyo Rinete wambaye se niyihe marike? Uri kuna rihe marike y'umukara. Kandi rya zina nashatse kuvugura tumanza kuriva. Rivuge babyumve. Gishe wantu. Ariko mana nyagasani. Ubushyizemo yanjye. Uko nanyigwanye nako Ese gatoya nkubaze. Ku ngofero wambaye handitseho ngo iki? Okay, nanjye reka nkubaze. Siko ego ikibazo ntabwo gisubwa n'ikindi reka nkubaze. Siko kumbaza ntabwo byemerewe. Handitse ingofero. Banyambitse uyu munsi. Nakubwiye simvuye kwambara se kwanuze aho ngaho. Ariko man siko man none hari umuntu nawe ugikunda kumbaza. Nako nta kibazo. Ariko man umbwiza ukuri ubutikeje gute? Ndakubaza. Man si ukubabeshya ariko reka no kwivamo. Ntabyuzi nyine. Mu Kinyarwanda kizima ntabyuzi. Oya ntacyo byihorere wikirirwa ubireba. Uzukora nabyo ngo ya medog. Oya. Bambe you are a dog. Tumanyikuramo. Oya wikoramo ingofero. Man naragira anambaza kugaragaza ko ufite uruhara. Yihinge bwo kuyibona kuko ari wowe uyambaye handitso ari wowe uri kuvuga nyine you are a dog and dog. Ngurimbwa. Man ngiye man uziko biri seriye man. Man Ubonye handitsango iki? Man biri seriye man ari ibintu najya ngunda kwitaho sibyo? Ese kubera icyo abantu benshi tutajya kwita kuri ibyo bintu. No ejo bundi mu rugo twumva abantu babuze parking nyine za moto baza guparika mu rugo. Nari ndaho ngaho mu rugo hashize akanya umuntu twirigwanya umutipe tubarambaza ngo ese tizaje uri hano tizaje ndi hano ni zingahe ngiye inota 5 nyuma mu y'Imana zananiye man ari ibintu umuntu atita n'urishyira amafaranga ngo mubwije nditse hano ntago sinzi impamvu man. Yego guhitamo kwambara Rinete zifite ikirahure kimwe byagenze bite man? Naho nagari style numva nkunze ari sawa man. Ndakunda kwisabana no mbigano gisha nyine nkora nashatse kwigana ruga sibyo kakaburo nyine kijisho rimwe tu nagakoze ndagafite mu rugo ariko man mbane byahura man kuko man karambangamiraga nkabyimba ijisho rimwe nigeze kuko navuze tekana nk'imenyereze nkambare nk'imenyereze nzamenyere ndakararana
ninjye mbizi byambaye byagenze nabyutse amaso yasumbanye iki cyabyimbye imeze nk'akaboro nashyize kuri stade wagira ngo ajya nazireba sha ndi kubwira ndi kubwira wa mutipe utambutse hari yambutiyaje ingofero ubu yiciye urugara akaboro ni umutimane ayo se inyuma muri kuhabona naho hariho yantuza mani usibye imana akaboro ni umutari ku mani hasi ho twari twamenye icyo uzitiye n'ibibazo by'ibituruka hahandi n'imibiturukayo waya ngomba no kuzitira n'umutwe mani umutwe wanjye ngira agatwe gato nkarinda urugumo mani ngomba kuwuzitira umutwe wanjye mbutiyaje none se mani dutemo gakeya tugira dutemo gake shamani ikibazo cyawe byagize uranongoye kabisa byagize biragize uranongoye n'abafana nabo bari kumamagara nabo reka nkubaze ndakubaza ni ibibazo bikiragira ntacyo mbaza ntari bite sibyo kujya tubangura kwihuta sibyo ambutiyaje umunsi wa mbere niki ukimenyekana abantu bakimenya ambutiyaje ni ikihe kintu cyakugoye ikintu cyangoye mani n'ukuntu nahereye muri stand up comedy gusetsa abantu ntibaseke mani uzutera blague ya mbere ya kabiri gashya mani abantu bakureba ngo ugiye utera blague bakajyaho n'ikiganiro uri kubatera amahujya n'interview mani ariko nawe ubu byumva ko idasekeje mani uziko oya nese wavuga blague izuko idasekeje mani uva mu rugo wayirepese ngenge ariko ari haso ngeye nyine uwumwe nkajya mu cyumba ngatera blague nkanaseka ariko ari ngiye utegura blague kumva ko ari mbi kumara gisekeje ntabwo ari n'igihe ushya uri kwikora uri hasi man sha byambayeho man nyine nkumva ibintu abivamo nihe blague witeye ukavuga ati ntisekeje blague nkumva inisekeje ari blague ari blague ariko bari bandoze man hari blague ngize gutera bwa mbere njya muri Genesis muri rihaso bwa mbere nateye ntago yasekeje barayisetse pe ariko ntago ari guseka yuko blague isekeje none no guseka ariko idasekeje boro basetse yuko idasekeje iyo blague kandi numvaga nyine ikomye man iyo blague nayiteye man ndashya numva ndababaye yari blague nagiye imbere bari bwa mbere man gusetsa abakomedi bagenza biragorana barabose bamuhinde bahari nabadimini barabose ndangije njye imbere hari blague nateguye man no kubivuga anga biteye isoni kabisa man nyine aho ngaho nyine numvise man nabivamo numva no nakoze nk'imisi ngahe narabona stage 3 niba 4 numva mbivuyemo ncika intege ariko none nabona abandi batibukura amakora man bakoze stage bikama imbaraga zo gukora cyane nkagera nkandika ubu mfite ikaye ya blague urayibitse ndayibitse registre ntabwo nashyira hano hafi hagaragara hoshi reka ntabwo nashyira hagaragara yego kuva watangiye gukora ibi bintu ni ikihe kintu cyiza wabonyemo ni ikihe kintu kibi wabonyemo ikintu cya mbere cyiza nabonyemo ikintu cya mbere cyiza mani kubaka izina ni ibintu byiza nubwo nyine ritarazamuka ariko kubaka izina kubangi ku giti cyanjye ndabikunda mama bari byiza intego nyine mfite ngewe nuko yanshaka ngo drambutiyaje ngo mbuta mani wese akamenya mani kubaka izina ni byiza ariko none nuzifuze kubaka izina n'amafaranga ese ubwo urumva uzabo yafite urumva nyine mbe nambere banze kubaka izina ukabona ko n'amafaranga nyuma ariko mani kubaka izina ni byiza mani ikibi wabonyemo ikibi nabonyemo urebye nta kibi kirimo nta kibi urabona nta kibi ndabona kirenze ku buryo nakumva nyine ko ari kibi nyine nabyo nagiye mbona nabyo nyine byo gukora nyine blague nizisetse ariko nta kindi kintu kibi kirimo to nashaka kubikora mu ikorere nta kibazo ambutiyaje ni ikihe kintu cyambayeho mu buzima bw'abadashaka kwibuka ikintu cyambayeho ni akane ikintu cyambayeho niyo nyibutse ariko ntago ari byadanje to akano kambayeho nyine nkumva man karambabaje byatari kandi man niba ari ubukora cyangwa ubucuruzi ntago mbizi nari ngiye muri shooting kwa Phoneke Plus sibyo ndangije nari mvuye anga Rwanda gisi tugiye gushutinga yari hafi ya Nyabugogo mfata umumotari amfashe umumotari agiye kungeza barahabura nk'iminota nk'ibiri hari ahige nuko nago nzikaritse zaho agiye kuhangeza nibagirwa ingofero na rinete sibyo maze kugenda navuga ati mota nsubizayo
nibagiwe ibikoresho byanjye, angeza mu rugo aho yankuye, ubwo n'amafaranga angeza mu rugo aho yankuye, amaze kuhangeza ibyo ngiye kandi ndabibura, nsanga ahubwo nabifite mu gikapu n'ubundi. Man, byarambabaje, ngira mutari ngo nawe nkwishyura dore nari mbifite mu gikapu. Cyose birandeba. Man, akaboro karambabaje byahatari. Byarambabaje byadanje. Ariko icyo ntabwo kibi nyine navuga, ikibi nagiye navuga nyine muri shooting nyine ugenda uhora nazo nyine biterwa no reba baguhaye. Arigiye haba harimo n'inshyi za Selemani. Inshyi za seriye bakajyana n'iditi zabaye. Kubita urushyi amatwe kahita yakumu. Ukahita wumva. Bigeze bari gukubita amatwara atitira. No hari rore nuze foneke yamaye. Man, iyo mu mazi imisurungu yaranyinjiye. Byatari. Ariko nyine kuzi icyo ushaka mwana urakora. Ese mute uheruka iwanyu ryari Nyamagana? Byemerukira mu rugo. Se nindeke ntago banyomoza abo mu rugo. Ariko subundi man, byemerukira iwacu. Nerukira mu rugo ashize nk'amezi 4. Komeruka mu rugo. Aho ndashaka njya mu rugo rimwe mu mwaka mu mwaka. Bari bakuza abantu. Cyane namenyekana. Nanjye kubaza ntabwo nakikubaza, nzakikubaza umunsi wasoye wamenyekanye. Kubera naho nagiye nubwo ari mu rugo ndani nyirizina. Ni muri quartier hafi nyine ubukwe nagiyemo mu nkengero ziwacu. Bivuze ko iwanyu heruka wikera. Ni kuva ndamenya kuma ndubaka izina ndamenyekana nyine ukumenyeka uko magaze kunguko. Cyane ntabwo ndagera mu rugo kandi ndi gupanga kujya nko mu kwa 4. Kubera iwanyu kuri Noheli. Kubera akantu bajyaga bavuga ngo nzazira uwa mbere nje mwitsotiyete. Ariko umenye ko uvuga nge nago tungana nge ndi umwana. Arimo avuga ibintu bya bibiri kanga bya bingaye man 9 9 Wavutse ryari musore? Man, ibyo ni kuvuga ntabwo mbizi man. Menya ko mvugana n'umuntu muto man. Wowe uravutse amenya shizemo none ngo uri mutoyi. Ndacyari umwana man, ndacyari umwana. Amenya ari kumera. Nibwo nyiri kumera amenya. Cyangwa ni inyinya. Biterwa nuko ubibonye. Biterwa n'ubirebye. Abutiya reka gushimire. Man, thank you so much nanjye ndagushimiye man. Gushimire ko waje kugana natwe hano kuri The Next Media. Kibazo ngo thank you so much yukoye kandi nageze niga. Arize kuri école primaire do. Bya bigo byitiriwe ari ibigo man byo mu cyaro. Bya bindi usanga ikigo cyitirwa n'umurenge cyangwa n'akagari. Abo hagezwe GS Ngoma, haragari ka Ngoma, hagezwe byiterana. GS Cyanika, gitanga n'umudugudu. Baragufunga wowe. Ikigo kiba he? Bande ndakubaza. Ikigo kiba he? Kiterwa n'umudugudu. Nyibaze Nyamahogo. Nyamaho. Ari abantu baturuka kure muvandimwe n'abaturuka kure. Shana bavuye ko wa mugani. Mana uturuka kure. Ego bamvuye kure we. Sawa. Ndeka ngushimire rata. Chaman. Kubana natwe. Barakoze kabisa nawe rwose. Ikibazo cyawe cyo wararambuti yaje utangiye kugarama. Oya man, iyi ntebe agatebe nagakunze. Yego. Ndagushimiye cyane nawe wabanye natwe. Ase washimira kangahe man? Kandi gushimira abanyarwanda. Kabisa yego. Nishimira abanyarwanda nkitahira. Bashimiye neza. Reka nshimira abanyarwanda badukurikiye babana natwe umunsi ku munsi kuri The Next Media. Nk'ibisanzwe mba ndi kuri Lighthouse ahantu hameze fresh, hari amafu. Korize ko bakwishyuye kuri kwamamariza neza. Meze fresh. Shaka kwanu ko kunywa gafutse. Ni kuri Lighthouse nkoko nangiye gukanywa ubime nangiye gukanywa wana ni hano kuri Lighthouse kandi nawe ushaka imodoka ushaka kujya mu ngendo zitandukanye aho waba ushaka kujya hose ukeneye imodoka iri kumwe n'umushoferi cameraman ni umushoferi ni umusare nako camerawoman mba n'umushoferi mwiza w'umukobwa umeze neza ariko bamurebye bamwita man tambuka bajye kureba kuri tambuka no bakurebe bajya kuri channel ye Mpuwe Sora baramubona umukobwa umeze fresh cyane n'abatwara TikTok hose imodoka nazo turazigurisha tukanazigura tukanagurisha ibibanza n'amazu tukakodesha n'amazu imodoka man nzakurangira abakiriya Minisitiri nzakwangira abakiriya kandi nanjye agira njya mu ntara cyangwa
uduhamagare Sha nzabahamagara kabisa. description y'iki kiganiro uratwandikira cyangwa ukaduhamagara tukakugezaho serivisi nimero baza kwima nanjye man baza kwima nimero turayiguha ciao muhe wiseka man ibiganiro byacu nakagaruka ciao